byiza. Asubundi uriya mugabo yakubonye ati ngiye hari ibintu mba ntumva neza. Umugabo wanjye ko wikomeza kumuvuga pe. Nawe. Izi nzu bishatse zaba izawe. None subira gute? Niriwe neza. Kazi kanyenze neza. Ntabwo biba byoroshye. Yego muri nasi ntacyoro kibamo. Ntabwo ndi kuvuga ibintu by'amafaranga. Nayo mafaranga yanarurira. Yego. N'amafaranga nawe ya. Ase ko udashaka ko mukoraho. Umugabo yagwaye bicyara kuroze se. Asigaye mangahe? Oyasigaye kumwe ariko se wowe nawe. Shira na hano. Iko. Shawari ya mugabo yarakize no kuri kwima uragira ubwoba. Sungu ufite ubwoba. Ninde? Randi ni mwebwe se? Bimeze bitukana. Ntabwo nari nabamenye. Igihe umuntu aba yakumangiye. Urabona igihe umuntu aba yakumangiye. Ahubwo uzindu cyangwa none. Ntabwo byari bisanzwe. Bimeze bite ariko shaka ko ndeba. Ariko hano harabyibushye. Wacyanogera amagambo. Harabyibushye sigaye urya neza muri iyi minsi. Boss warari. Boss niwe ushaka muri iki gitondo se? Kareka nawe uhari. Ushinzwe kumenya ibyo nshaka wowe. Niwe sigomba Nakubajije boss warari. Niwe ushaka nyine. Niwe nshakanye neza n'undi Nawe uhari ahubwo ahubwo niba ari wari ukuzanye. Ushaka do ufite amarere menshi. Amanise si boss. Amarere uramubaza gusubiza amarere. Nduhari. Ari mabuje. Mubwire ko hari umuntu ushaka. Nkaho kandi ari boss ari ukuzanye. Akusha biti byawe. Kanze mu urebe niba yashutse. Akujya umenya ko ahantu izi nzu urimo ari izanjye shaka. Shange gukomanga umusore mw'iyi nzu. Akarere kenshi. Niba barabikuye. Urakomeza kuvuga amagambo menshi ndamwe kwihorera usohoka. Kandi urebye nawe wasohoka. Komanga se gira vuba. Marusha. Urimo ko ari umuntu ushaka garandiro de yaraje kukureba. Agushakaga Marusha. Aho soranje gukoropa. Nasoje. Cyayi sateguye wagisoje. Cyari kirowe kanje kureba niba cyahiye. Genda kwimba. Tebe. Yagusigiye se. Chana yasize pe. Ase mufite ikihe kibazo? Ihangane n'ukuri natwe. Kubera iki mutanyishyura? Kibazo ntabwo ari twebwe n'ubushomeri babona ukuntu byagenze muri no. Hanyuma ubushomeri mu nzu zanjye se? Ndoro ihangane tubabarire. None ubwo bizagenda bite? Turashaka. Buri gihe ubushomeri murashaka. Erega nawe ibyo biba byamuzinduye. Wese ubona ko yazindutse kuko no mumvura. Nese koko ntawe hari? Ntawe hari pe. Nese niba ntawe hari. Niba ntawe hari undi waretse. Niko. Urabona ukuntu usa neza. Ndusebije no. Urabona ukuntu ufite udutoki tworoshye. Ndusebije gute kandi? Kariya kagabo kakubonye gute? Umva nyine mva mubwira. Kubera kadahari nyamara bishatse twagira n'izi nzu wasanga zibaye zawe. Twagira gese. Ko we ntabwo uri umuntu mukuru. Wakeka
kubyumva se? ntabwo ndi kubyumva ibintu bitangiye Ntabwo kuzana uri kubyumva? amafaranga yawe turi kuyashaka reka rero umva nyine nkubwire ntabwo ndi kuvuga ibintu by'amafaranga nayo mafaranga yagayana rurira niko n'amafaranga nawe yarurira ntabwo nayimukira umugabo wanjye si umugabo yaguhaye ibiki yarakuroze se ntabwo yanduze ariko sinumva impamvu utabyumva rwose reka ntabwo byumvikana nawe birumvikana zano two dutakisha turoroshye uri mwiza asundi uriya mugabo yakubonye ati ngiye hari ibintu mba ntumva neza umugabo wanjye wikomeza kumuvuga pe nawe izi nzu bishatse zaba izawe ndabizi ariko ntabwo namuhemukira ese ubu no kumuhemukira kubikora rimwe kandi bikomeza kumuvuga nawe ni ibintu bisanzwe bibaho ikindi se hari ibyo ndatwara aya mazu yose yaba yanjye yaba yawe wowe ngase ukigenda nugaruka ngiye kubitekerezaho nugaruka ukageza cyane kandi ugiye gutekereza kuri iki ari n'ibintu byo gutekerezwaho ni yo gutekereza ubitekereze urumva ubu bitekereze nari sibyo se kubitekerezaho kereka ngende uko bitekerezeho utaha nyine ubwo tazareko nyine muyashake nta kibazo turashaka niko we ubitekerezeho ndabitekerezaho rwose ese kuba udashaka ko mukoraho neza tuzavugana sawa kanibyo kandi waba ukuze bwira umugabo wawe agiye nta muntu uri hano baby sheri baby kame sheri se wahageze ase uri he se wahageze uramenye ko wahageze none subira gute niriwe neza kazi kagenze neza ntabwo biba byoroshye yego muri no sinacyoroha kibamo nawe umeze neza se niriwe neza usibye ko nyine ndodi yaje hano kambiherezamo kiriya kigabo nanone yaje noneho yaje yanarakaye sinzi yashakaga ikiza amafaranga nsumba kijya mugenzi ese uriya mugabo umuntu azamukizwa n'iki koko be cananye be simbizi pe ariko nta meza angahe 5 menshi shana hano nayakura pe nose bebe azajya ahora aza buri munsi nsigenza ajya mbigenza gute ese nanjye ko marakoze uko ashoboye kandi rubana uriya mukozi do nawe ukwezi kwe kugiye kugera ni ibibazo okay none se kari wowe queen basi niye nama wanjye inama nakujyanye no gufatanya n'umusanzu ko twajyaga dufatanya nta yindi nama nakugira nuko yashaka ariko mfite igitekerezo n'ubundi akunda ubifate nabi sibyo uzi ko ngukunda ndabizi rero ibintu ngiye kukubwira njye maze igihe mbitekerezaho sibyo kandi ubifate nabi ni ibikize nyine singisinzira kubera amadeni y'abantu kuri butike urabizi umukozi amezi agiye kuba 2 andi amezi abaye menshi
kandi ku kazi rwose nanjye iyo ndebye nakora n'imyaka 10 narabishyura. So turabigenza dute koko? Nyine mfite igitekerezo Muteze amatwi. kandi ugomba kukifasha amasuye mujyana amangira. Yego. Njya ndeba ukuntu nyine randi badakureba sibyo ntubifate nabi nabikubwiye nyine nkabona harimo akantu nyine nta kuntu Nta kuntu ikiza. Ese kandi ndi guhamagaye. wabona ari unyishyize nanone dore ko amadeni yambanye menshi. Ariko ibibazo biri muri nzu no turabikwepera hera. Ariko randi rodi muri kare turiho iki kintu umuntu yakora nyine urabyumva uti nonze bayi yacu birashoboka se? Bishatse byashoboka. Tangiye kurota baby. Ubishatse Byaca mu nzira. nyine mama na randi rodi afite ukuntu Kuntu nsobanura nyine numva nawe ndi kubyumva. Kuntu gute? nyine ukuntu uri mwiza, ukuntu useka neza, uteye neza, mama nabimukurura. Ibyo nta kintu byadufasha kuko inazo tukayibona. Dutangiye kunangamo pasi se? Oya uri kunyumva nabi ntabwo ibyo ngibyo aribyo mvuze. Ntabwo mvuze ngo mutanzemo pasi urumva nabikora. Si ubwo ngubwo byo nibyo utangiye kumbwira kuri Android. Nyine wowe banza unyizere. Si unyizera se? Yego ndakwizera. Ese umva ikintu kibi nagushoramo? Ntacyo. Niba ntacyo rero nanjye ndakwizeye. Wabinkoreye ko. Nako nuko byikorera twese wabikoze. Tukamukina se n'ibishatse kuvuga? Aha. Nutangiye kuzamo neza. Nyine banga wakoresha inonzi ikajya mu mazina yacu. Giye kubimfashije. Ngenda hari kubwawe ahubwo uvuga ati nawe niba hari mbwira niba nawe hari kubwanjye. Tugomba gucira umugozi umwe. Mbese hari ikintu utakora tukava muri ubu bukene? Urebye ntacyo pe. Kuko njye ngomeje kurebera do nashiduka barakujyanye kera. Gusa Android ibyo bintu numva yabikora. Nubwo atabarandiro dakaba n'undi muntu. Buriya kugumana umukobwa mwiza byose bimeze gutya ni ikibazo. Ariko rero wowe nanjye dufatanyije inonzi rwose ajya mu mazina yacu. Bebe nyine urumva biragoye ariko turi kumwe ntacyatunanira. Ntacyatunanira ndakwizeye kandi ndakwizeye nzi ko ushoboye urumva. Kandi nanjye iyo nkubonye ubabaye ntabwo byashimisha. Nawe nuko nanjye kubona biri kugendagenda uzashaka amafaranga uyabura birambangamira. Okay rero ibitekerezo wenda njye nabitekerejeho maze n'igihe mbitekerezaho. Wowe nibwo byumvise nawe bitekereza ubwo umuntu mukuru uzi icyo gukora sibyo se? Nta kibazo turi kumwe cyane. Ariko nabwo byakuraho kwishima ngo nuko dufite ibibazo sibyo? zanjye ntabwo iva se. Ngiva nta kibazo cyane.
yaragusigiye se gusa n'ubu ntabwo araboneka. se bizagenda gute kugira ngo munyishyure nzabirukane mu nzu yanjye nzakora iki tubabarira ni ukuri dushyiremo imbaraga zacu zose. none se bya bintu wabitekerejeho niko sundi boss arahari se ntaho hari ibintu twavuganye urabyibuka come on ndabyibuka wambwiye ko uzabitekerezaho none se nyigira sha nyigira ariko se wowe icaranga ariko wowe niko uko ugiye nyiciraho kabisa amezi arimo aragenda nyumva umva amezi n'undimo arimo kugenda nyumva rega narakubwiye ikintu wowe usabwa ni ukwirekura urumva ikintu usabwa ni ukwirekura babiravuyeho niko ariko uri mwiza si uriya mugabo wundi mwabonanye gute umugabo wanjye w'imuvuga atanga ibindi aho kabizi sha akabizi niyabwo nandi aravamo umva ukundi kumwe kurava akabizi ukundi nako kuravaho akandi kabizi asigaye mangahe wayasigaye kumwe ariko se wowe nawe shyira na hano iko shawari ya mugabo yarakize n'ukuri kw'Imana nasi ko nta kintu uri kuvuga bwira nyine ko amezi nayagukuriyeho nta kibazo cya bindi se nabyemeye ufite ubwoba rwose ntawe uragira ubwoba si ubwo ufite ubwoba bwinshi se uretse gato ufite ikihe kibazo umva nayo yaravaho ikintu cyose wansaba ngo ntabwo ushutse twumvikanye wait wowe na Landlord mu buri bwanjye wabyumvikanye yagenda bite yabinyemereye okay nyina mbari wese tanzo wambara nyina nsigaye ndirenga nawe ndakubita senze nta bintu byinshi naramukushakuje uzanye umutwe munini bana wapfuye uri kumva kutavuga se ntabwo uzi kuvuga wa ahangaha ngiye kuvuga usubira muri kubyumva ushaka kumvuga ibikize urahitamo ibintu bibiri ari ugusohokana wambaye ubusa gushyira umugore wawe mu rugo aho wamusize no kwemera ibintu byo kukubwira ugiye guhitamo ibintu bibiri uri kunyumva neza uri kunyumva ino nzu ugiye gusinyira ko uyingurishije uri kubyumva neza iyi nzu yose se yehe nugira imana nabwo niyo mu rugo sinyishyiramo wowe urafata umwanya ukumfata ku ngufu wowe mani twabyumvikanye yamaye neza najya kukumva uvuga ibyo bintu abyumvikanye se mwarasezeranye
Vuga ugira ute usubiramo. Hajya wakwitana. Amazina yawe yanyaye pana Landirodi. Vuga vuba. Vuga vuba. Fabrice. Hey. Fabrice. Vuga usubiramo. Ugiye kuvuga ngo ngiye Fabrice. Irindi zina ni iri. Fabrice. Ndagukubita. Irindi zina ni iri. Irindi zina ni iri. Nizeyimana. Ugiye kuvuga ngo ngewe Nizeyimana Fabrice. Ugiye kunyemerera ko ino nzu yingurishije nta gato ngushyizeho. Kuko ngufatanye n'umugore wanjye mu buriri umufashe ku ngufu. Ngiye kwihanganira kubana nawe nzi neza ko mwaryamanye uri gisaza bigeza. Nanze guteza abantu n'umugore wawe. So, ino nzu rero urayingurishije. Urumva? Aribwo ngo watirije? Sawa. Nakuri kodin ngaho byivugire ko yingurishije nta gato nagushyizeho. Iravuga kandi Njyewe Nizeyimana Fabrice. Ngurishije inzu yanjye n'ikinege Emi nta gahato. Ibyumba 3 na salo. Ibyumba 3 na salo $15,000,000. Nzibonye cash ku itariki 25 z'ukwa 11 2024. Aribwo ngo watirije? Oya. Okay. Rero ugiye kuva hano utahe utuje. Waje wambaye uku? Shati yanjye ziri mu cyumba. Urihangana ngo uzayifata ubutaha nzayikuzanira. Nese ubwo ntiwasanga umugore. Sohokera mu nzu ko dore yarangiye rero. Sohoka kandi. Reba ukuntu umeze. Reba ukuntu umeze. Uzarangira kandi tuyiguze sha. Nta kibazo ufite. Toka. Wow. Ufite inzu. Bebe turayegukanye wana yanze.